Anastase rero na Charles bitewe n'amakuru ndi kubona hano imbere yanjye rwose muze kunyemerera uyu munsi nituze kuryongora cyane kuko abakunzi b'izuba radio ndetse na TV rwose ntabwo twabakira ahubwo munyemerere duhere hariya mu karere ka Bugesera mu kanya nabwiraga ko ndi buhere ku butumwa bw'umuyobozi wa karere ka Bugesera bita Richard Mutabazi yaciye ku rukuta rwa Twitter aravuga ati utazi amazi abona umusare yibira atararohamye. Urumva? Utazi amazi abona umusare yibira akajya atendura atararohamye. Urumva? Umusare yabaye Bugesera se abantu babonye nyine arohamye yibira bakagenda arohamye yahise afata ku munsi wa mbere umukino barawutakaje umunsi wa kabiri umukino barawutakaje bageze ku mukino wa gatatu bafite 0-9 ariko kuri ubu bari mu makipe navuga ahatanira igikombe bitewe n'uko imikino yakurikiye bayitsinze naho yahereye aca uwo mugani ku munsi w'ejo batsindaga ikipe ya AS Muhanga ibitego 4 Anastase na Charles ibintu twari tubyiteze. Ubundi Muhanga yabaye insina ngufi par rapport ugereranije n'umukino nabwo yanatsinzwemo na equipe ya Bugesera mbere yuko bakina iyi match y'ikirarane. Bugesera yatsinze ikipe ya Muhanga ibitego bigera muri 2 niba mbyibuka neza. Bugesera rero yari ifite amahirwe menshi arenga igihumbi yo gutsinda uyu mukino byensire nka ikipe yari mu rugo kandi yari bizi neza ko niramuka idatsinze Gorira tayari iri buze kugera gutari iri buze kogoga ikirere cy'u Rwanda yemye neza muri ya makipe 8 ameze neza rwose nayo yiteguye kuba yahatana ishaka igikombe. Byaje kurangira rero y'amazi umusare yibiyemo abantu bakavuga ngo aracubiye yahezemo cyaje kurangira yarutse umusare. Nibyo rero byabaye kuri Bugesera FC igufatira ikipe ya Muhanga nundi niba Muhanga itsinzwe match ari naraturu na APR Bugesera kayivutura Gorira ikaze kayivutura iya cyari gitaye were cyari cyari kugira ngo abanyabugesera bandika amateka yuko bakomeje abari abantu babyibuka Bugesera iri mu mayikipe asa naho yazamukiye igihe kimwe na equipe ya Sunrise ibabyibuka neza imyaka 7 isishize hari Bugesera rero byari kuba ari inkuru ikomeye n'igihombo gikomeye ku ntara y'Uburasirazuba nyuma y'aho tumaze kubura Sunderland byari kuba ari igihombo gikomeye kubura ikipe ya Bugesera ariko abanyabugesera bati je ne jamais ko twebwe twaza kubangaha tukaba abantu batari capable kuza gutsinda uyu mukino ngira ngo Samu Karenze yari yakubwiye gute mugenzi wacu dusangiye itangazamakuru ariko umunyamabanga wa Bugesera muvugizi wa Bugesera urase n'ubundi ko tuba turi kumwe gusa nabikizere y'abagifite ariko bari kwikomanga ku gatuza cyane ubundi ubutumwa yari yatanze yari yavuze ngo nubwo Gorira yafasha Bugesera yafasha Muhanga ibintu byose kandi ngo yari yavuzwe amamiliyari menshi akavaga ku meza bati rwose nyamuneka Muhanga ni ariko rero nukuzamuka Everest abantu bataba ntabwo Bugesera ngewe nigeze kubivuga nti ndavuga nti Gorira irabitakoze ikosa ryo gufata ayo mafaranga ngo yahe Muhanga kuko yayatanze yashirira nge navuga ngambihamya navuga nti simbona Gorira nako Muhanga ari ikipe iza gutsinda ikipe ya Bugesera FC. Urumva ni ibintu byaraho ngaho byumvikana binagaragara Muhanga niya ryakoma niya nsina ngufiya uwari wese yazaga guca iki. Oya urebye noneho n'imyiteguro bari bagize ni imwe mu makipe atayiteguye neza kuko byaranagaragaye yarinze agera ku munsi wa nyuma w'itangira ya champion igifitemo ibibazo byo gutegurwa za covid zivugwamo imyiteguro ntiyagenda neza none inatangira itakaza bigaragaza ikomeza kugaragaza imyitwarire mibi
nk'ikipe idafite gahunda. Niyo mpamvu rero kuba yatsinzwe na Bugesera nimugoroba ikananyagirwa ibitego 4 yabimeritaga, kandi Bugesera yo yari determine, icyo yashakaga ni ukuzamuka. Wa mugani wa Meya ni nko kubona uwo musare agira gute yibira bakagira ngo nukurohama kandi arimo akora ibyaza. Ubwo rero kuba yisanze muri 0-8 yari ifite imbaraga nyinshi, kandi koko no ku rupapuro byaragaragaraga muri iriya tsinda ko ikipe ya Bugesera nibuze igomba kuzamuka ikurikiye APR, niyo yahabwaga amahirwe. Ubwo rero mwavugaga iramuka itagiye intara rwose y'Uburasirazuba ibisebye cyane. Sunrise bari bayizeye wapi ntibyakunze, na Bugesera koko yari isigaye nabo byanga, ariko yo siko byagenze. Rero yo yaje gukomeza, buno nayo igiye muri amakipe 8 hatanira shampiyona. Ese izayitwara aho twashyiraho akabazo, ubundi tugategereza uko bizagenda birangira. Ushatse kuvuga ko hariho point d'interrogation, question mark. Ngari w'igifaransa ngo usetse neza aseka nyuma. Wajya bavuga ngo tout excès mauvais, ibintu byose iyo bibaye byiza. Wa mugani w'igifaransa ngo uvuga ngo usetse neza aseka nyuma, ako bivuga ko numva ari ikinyarwanda. Bandi baravuga ngo rirabye kirirare ruderinier, rirabye kirirare ruderinier. Wowe wakoze ikipe rero ya Bugesera ku munsi w'ejo rwose yatsinze hakiri kare ku munota wa 10 igitego cya mbere cyari cyagiyemo, ariko oya na Jihad urumva yatsinze ibitego mu gice cya mbere, byose byagiyemo mu gice cya mbere. Jihad ku munota wa 10, Dani kwa 31, Dani arongera basubira ku munota 37, ndetse are azashyiramo agashingura 10 ku munota 39, birangira ikipe ya Muhanga ihawe isomo rya ruhagwara mu karere ka Bugesera, bita bituma ikipe yibona mu makipe 8. Mukanya na Stars rero dukomoza noneho ku by'uyu munsi, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rikoze ibyo twese twari dutegereje. Twibazaga ati se aya makipe azakinira hehe? Ibi biherekejwe n'itangazo nabonye utagira ngo bapfuye gupanga gutyo gusa, kuko banihanangirije namwe amwe mu makipe, kuko twarabivugaga ejo twibaza ati se umufana turamubona ku kibuga, ariko Ferwafa nta kintu iratangaza, kuko ndi kubona ibinyamakuru byinshi byandika hano mu Rwanda byatangiye kuvuga ngo bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda tugiye kubona umukino uhuza ikipe ya Rayon Sport na APR awikro. Urumva ndi umwe mu bantu barabategereje umukino, ariko sinawushaka gutagira abafana. Oya uno mukino ntago buryoshye rwose, ntago tuzabona umukino. Iyi match iryoha, ariko umufana ari hariya bageze kwa kangahe? Kwa gatandatu iro 25 kwa gatandatu, umunsi wa gatanu se bazaba ari kwa kangahe? Reka turebe kwa gatandatu hari muze kundeba, turareba wenda tureba amatariki, ariko kanze mpite nkurebera jewe ntababeshye iyi match byibura. Ariko se nangiye kuvuga ntibaca inkoni zamba hakinjira bake, abandi banyamuryango nabo byababaza. No kuvuga niba abandi 10 batarenga, kuko bari mu kanuza ka gatatu bavuze ngo kunoza ibijyanye n'abinjira ku mastade aberaho imikino, kuko byagaragaye ko hari abo umubare uteganyijwe mu mabwiriza ujya urenga. Turabibutsa ko kuri buri mukino buri kipe yemerewe abantu batarenga 10. Urumva perezida ngo nyine urumva niba abandi bibereye muri komite nyobozi n'ubundi ba ekipe nibo bagomba kuba bari hari, mu gihe mu by'ukuri abafana nabo bafite inyota yo kugaruka ku bibuga kugira ngo bashyigikire n'amakipe yabo. Ubwo rero ntago byoroshye nyine, ariko n'imimerere y'ibihe turimo irabigaragaza, kuko icyorezo gikomeze kuba icyorezo rwose. Ibyishimo urumva ko, ariko nanone twongeye kubona shampiyona ihagaze, twabyubahiriza kuko byaragaragaye abantu bararize baravuga ati turahiye, bitewe n'ibyari bimaze kuba, kuko ejo bundi iriya shampiyona ihagarikwa uza abantu amafaranga yamaze gushora. Rero Anastase na Charles ku itariki 24 bizaba ari ku cyumweru, Marine izaba ikina n'ikipe ya Rutsiro bakiniye kuri stade Umuganda, APR ikine na Espoir bakinire kuri stade Huye, AS Kigali ikine na Rayon Sport bakineye kuri stade Imuhanga. Ngiyo imikino 3 iteganyijwe ku cyumweru ku munsi wa mbere w'iriya shampiyona wa kara gace. Birumvikana yaba AS Kigali na Rayon Sport mamya kandi no mukino
twavuga uzaba ukomeye kuri iyi joro ku munsi wa mbere. AS Kigali ariko bien sûr ni umukino w'umunsi. Uriya mukino niwe utegerejwe n'abantu benshi kugira ngo barebe nimba koko uburyo Rayon Sport yasoje ino mikino y'amatsinda yitwara, nimba ari nako igiye gutangira kuri iyo ritime imeze, nta cyizere yabitanga. None bakareba bakavuga ati ese ikipe ya AS Kigali nayo yasoje itsindwa n'ikipe ya Musanze, iyo ni izihe ngamba none izanye muri kino cyiciro cyo gushaka igikombe muri ano makipe 8? Ubwo abantu bose bategereje ayo matsiko menshi n'igishyita cyinshi cyo kureba uwo mukino wa AS Kigali, kuko n'umwe na Rayon Sport n'umwe mu mikino nayo ikomeye muri no shampiyona, kuko amakipe yose yariteguye. Ugiye kureba imyiteguro y'ikipe ya AS Kigali ni myiza cyane, yararokirise noneho kubw'amahire yo yari ivuye no muri competition ikomeye ya CAF. Kuba rero yariteguye neza, ifite n'abakinnyi beza yarokirise, abantu bategereje kuyireba noneho iri guhura na Rayon Sport, apana guhura na Etincelle na za Musanze.